Areka mbasuhuze bakunzi b'Ingenzi TV muri kumwe nanjye Spirido Habimana. Mu Rwanda ikimenyane kibyara kwikanyiza gitira ubuhunzi. Amateka y'u Rwanda yerekana ko ingoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga ari bw'ikimenyane no kwikanyiza byatangiye bikarangira habayeho ubuhunzi. Iyi ngoma y'umwami Musinga yarangiriye mu buhungiro. Ingoma ya Repubulika ya mbere yo yagendeye ku murongo kwikanyiza yubakiye kwiturufu ya Parmehutu. Iyi ngoma nayo byarangiye habaye ubuhunzi. Haje kuza ingoma ya MRND nayo harimo ikimenyane no kwikanyiza birangira habayeho ubuhunzi. Colonel Kanyarengwe Alegisi niwe wari warubatse ikimenyane no kwikanyiza byaje kurangira ahunze. Imyanya ikomeye yabaga iyabo ashatse. Iyi ni Ingenzi TV, ndabibutse gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo mujye mubonera ibyo tubagerezaho ku gihe. Dukomeje ingoma ya FPR yo habayemo inzira zitandukanye, nayo bamwe mu bayo ntibatanzwe mu kubaka ikimenyane byo no kwikanyiza byarangiye bahunze. Ijambo rihora rivugwa mu nzego zose n'ubwisanzure bwa muntu mu bitekerezo byubaka u Rwanda. Iyi mvugo hari igihe ishyirwa mu bikorwa, hakaba n'igihe hari abaca abayobozi muri humye bakayangiza. Bivugwa ko nta bantu bo mu rugo rumwe bagomba gukora imirimo muri leta. Hari imiryango y'abategetsi yakoze ubucuruzi kubaka utuzu, bityo bakaba aribo basangira umugati w'igihugu bonyine nta wundi urebyeho. Kuva u Rwanda rubaye Repubulika, iyi ndwara y'ikimenyane yanze gucika. Muri iyi leta iyobowe na FPR Inkotanyi ho hari intambwe imaze guterwa nyuma y'intambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ndibutse ko ari Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ahubwo ntabwo ari intambara mu mbabarire gato. Abasesengura bagira bati igihugu cyari cyashegeshwe n'intambara mu prefecture ya Ruhengeri na Byumba, kikanatakaza abantu basaga miliyoni muri Jenoside yibasiye ubwoko bw'Abatutsi. Cyagerageje kwiyubaka bushya, abantu batuzwa bushya, ibikorwa remezo byubakwa bushya, hashyirwaho n'inzego zafasha mu gutunganya imirimo ikenewe kugira ngo igihugu gitere intambwe kive ukuzimu kijye ubuntu. Ubu hari ibyo u Rwanda rushimirwa nubwo intambwe ikiri ndende. Imibereho y'abaturage nayo iracyari mu nzira ndende hakurikijwe uko hanze habyifashe. Ibi ni byiza, ibi ni byiza biragendana. No kuvuga ibi ni byiza biragendana kuko hari aho usanga abaturage bakeneye no kugezaho barwara amavunja. Nyamara ari ku kiziri cyakabaye gihari, uretse ibibazo bindi bijyanye n'imiyoborere bigenda byigaragaza bigatuma kigabanuka, ndetse bigatuma n'umubare wabishisha ubutegetsi buriho biyongera. Bimwe muri ibyo bibazo ni ikimenyane mu itangwa ry'imirimo, amasoko n'ibindi, cyane cyane ko ishyaka riri ku butegetsi FPR ari ryo ritanga byose. Hari kandi kwikanyiza haba mu bucuruzi n'ibindi usanga bigenda biharirwa udutsiko tw'abantu bake bafite icyo bahuriyeho kandi babatoni ibukuru. Ibi twandika umukuru w'igihugu Paul Kagame yabibera umuhamya kuko iteka aho yasuye abaturage niryo jambo rya mbere abwira abayobozi yamagana ikimenyane, asaba ko umuntu yahabwa serivisi kuko ari ngombwa. Iyi ndwara yaranze iba akarande, yagera mu nzego zo mu turere igashinga imizi ikabura kirandurwa. Ijambo kimenyane rizwi kandi rikoreshwa cyane muri sosiyete nyarwanda bishingiye ku buryo buriho cyane mu nzira yo guha umwe ukimundi. Nta munyarwanda utazi ko kubona akazi keza muri iki gihugu waba wize, ufite uburambe cyangwa utabifite, bigomba kubamo ikimenyane. Ari mu mirimo no mu bindi bikorwa nk'itangwa ry'inguzanyo wa banki, ikimenyane nicyo gisumba ibindi biba bisabwa. Ikimenyane no kwikanyiza biriho mu Rwanda. Ubu nibyo ntandaro y'ubusumbane hagati y'abakire n'abakene bukabije nk'uko bitangazwa mu maraporo y'ibigo bya leta. Akarusho bikaba mu itangwa ry'amasoko muri ba rwiyemezamirimo. Ikibabaje byose birangirira muri yasi idasakaye. Uduru uko byari byifashe mu minsi ishize. Icyo gihe hari imiryango mike y'abantu n'abavandimwe babo bari bafite imyanya ikomeye mu gihugu, kandi nibo bakomezaga no gutanga imyanya no kuyambura abari bayirimo. Ikibabaje ubu hari abarangiye batanacyumvikana kugeza bahunze igihugu. Iyi ni Ingenzi TV, naho nge mukiri kumwe ndi Spirido Habimana. Mwibutsa gukanda subscribe no kunzogera kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibyo utokugezaho. Umwe mu nkuramutima za leta twaganiriye ariko akanga ko amazina ye yatangazwa kubera impamvu z'umutekano we,
yatangaje ko abo bose bari bakomeye muri iyo myanya abenshi bari mu mazi abira cyangwa ku gatebe ka gashomeri. Twamubajije impamvu yabiteye nuko abona byazakemuka, yadusubije agira ati ikibazo kiri mu Rwanda kuva rubaye repubulika ubonye umwanya yubaka ikimenyane giherekejwe no kwikanyiza bikarangira buri wese aciye mu nzira zo kureba uko nawe yazagera ibukuru. Twamubajije impamvu bikorwa biciye mu kimenyane cyangwa mu bwikanyize, yasubije agira ati birumvikana ugabiwe ashakisha mwene wabo akurikirana uwo asanze, ariko iyo bitinze birangizwa no kugambanirana, udahunze agafungwa. Yakomeje agira ati dore abandi bakomeye mu myanya yashize ubu bakaba batacyumvikana cyangwa bari mu bibazo by'ingutu bimwe wibaza iyo uva n'iyo ujya bikagushobera. John Bosco Rusagara ubwe yari umucuruzi ufashwe neza cyane mu gihugu, akaba ari umwe mu bari bafite imigabane mu yahoze ari BCD. Yaranafite na societe yitwa Intraspeed yakoraga akazi k'ubwikorezi n'ibindi. Ubu nta cyumvikana cyane nko muri iyo myaka yo hambere. Ikimenyane rero Konsole Rusagara yari vice guverineri wa banki nkuru y'igihugu Beneri, mushiki we ni wari ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi. Musaza w'umugore we Alfred Mutebwa nawe yari afite imigabane muri BCDI, akaba no mu nama y'ubutegetsi bwayo muri icyo gihe. Alfred Mutebwa yari umuyobozi mukuru wa Minagri, undi musaza wa Konsole Rusagara. Umufasha we niwe wari umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Auditor General, umugabo nawe akaba yari ayoboye umushinga wa leta wakoreraga muri Minagri. Abo ni bake mu bashyirwaga ahagaragara mu bari mu myanya, bikaba ari byo byashingirwagaho havugwa ko ikimenyane kibyara kwikanyiza. Nkuko byagaragaraga icyo gihe, kongeraho uko bivuga ubu, ikimenyane kirangira mu nzira mbi. Urugero rundi rukaze muri politiki y'u Rwanda ruri kuri iyi miryango nayo yavuzweho ikimenyane no kwikanyiza, none ubu bikaba biyigora mu buzima bwa buri munsi. Hari Himbara yari umujyanama wa Perezida Kagame, murumuna we Colonel Tom Byabagamba yari akuri umutwe urinda umukuru w'igihugu Republican Guard. Himbara ubu ni umwe mu banzi b'u Rwanda kuko ashinjwa gukorana na RNC, na muvandimwe we Colonel Tom Byabagamba arafunze aho avugwaho ubugambanyi, gufungurwa na Harurema gusa. Umugore wa Colonel Tom Byabagamba ari we Ben Mary yayoboraga Rwanda Revenue Authority, ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro mu Rwanda. Icyo gihe hari umuvandimwe wa Rosemary Museminari watangiye ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, nyuma akayobora nka minisitiri. Lieutenant General Charles Kayonga yari chef d'état major, umufasha we Caroline Kayonga yari umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Ubuzima. Meja Anakreti Karibata uyobora ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka migration, naho umufasha we yigeze kuba ari we munyamabanga mukuru wa Minagri, nyuma aza kugirwa minisitiri, ariko ubu yarasezerewe. Umuryango wa Gahima Gerard wari umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, murumuna we Major Rudasingwa Theogene ari umujyanama wa Perezida wa Repubulika, naho mushiki wabo ahabwa imyanya y'amasoko yose. Ubu barangiye babaye abanzi ba FPR, babaye abayoboke ba MRND. Mutsinzashyaka Theoneste wigeze kuyobora umujyi wa Kigali agahabwa n'intara y'Iburasirazuba, umufasha we akaba ari Mukantaganzwa Domitira, yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'inkiko Gacaca. Nyuma Mutsinzashyaka bamugize umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Amashuri abanza n'ayisumbuye, birangira bamufunze. Sorina Nyirahabimana yari minisitiri muri Presidence, mufasha we akaba ari we Twahirwa Manase yayoboraga privatisation. Muri ibyo bihe by'ubutoni bw'ingoma, abana babo muri iyi miryango bigiraga hanze y'u Rwanda kubera amikoro. Ikimenyane kidacunzwe neza kibyara ubuhunzi. Perezida Kagame iteka iyo yasuye abaturage bo mu turere dutandukanye yamagana ikimenyane, ariko bamwe ntabwo barabyumva. Kwiharira imyanya ubwabyo bifite aho bihurira no kwigwizaho umutungo, ariko icyo umuntu yakongeraho no buryo ariyo ntandaro y'amasoko akunze kuvugwa mu maraporo anyura inyuma y'ikigo gishinzwe gutanga amasoko NTB. Bamwe mu baba bamazi kubaka udutsiko cyangwa si utuzu duhamye muri leta, hari ubwo babikoresha nk'iturufu yo kwiha amasoko, cyangwa si bagakora amasosiyete yanditse kubakomokaho cyangwa si abavandimwe babo akajya ahabwa amasoko. Umutungo w'igihugu ugakomeza kuzenguruka muri iyo miryango miki.
Dr Habumuremyi akiri minisitiri w'intebe yahawe isoko kuri sosiyete yanditse ku muhungu we. Iri soko yarihawe n'umujyi wa Kigali ngo hatunganywe ikimoteri cya Nyanza ya Kicukiro. Uretse ibyo ariko abacuruzi bamwe wasangaga baratoneshejwe na babandi biyita abatoni b'ubutegetsi ku buryo bugaragara bibafasha bibafasha kwikanyiza mu bucuruzi n'ibindi. Abacuruzi bamwe babaye abatoni b'ingoma ubu nibo banzi bayo, abone nka Tribert Rujugiro yari yaragabiwe icyizere cyo kuyobora icyo umuntu yakwita forumu y'abacuruzi, ariko ubu nyine nta kintu ariho kuko yari itahiye yitabye Imana. Icyo yayoboraga cyari Rwanda Investment Group cyangwa se RIG. Muri iyo myaka Rujugiro yari perezida w'inama y'ubutegetsi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ishoramari n'ubucuruzi bwo gutwara ibicuruzwa hanze aricyo RIEPA. Hanyuma umwe mu bari bakuriye ubucuruzi bwe, Robert Bayigamba, akaba yari we perezida w'ishyirahamwe ry'abikorera ku giti cyabo FRSP. Bivuga ko muri icyo gihe RIG ubwayo yagaragaraga nk'inzira yo kugira ubucuruzi nka politike. Abanyapolitike bose wasangaga bashyirwa hamwe muri forumu batekererezamo, bagatekereza kimwe. Akabya bindi ngo kiliziya n'imwe gatolika ntagatifu ikomoka ku ntumwe. Rujugiro wasangaga muri ubwo buryo ahabwa amahirwe aruta y'abandi bacuruzi, kuko nubwo nawe ari umucuruzi agenzura abandi bacuruzi n'imishinga yabo biciye muri RIEPA, RIG na FRSP. Byose biri mu maboko na zimwe mu nshuti ze zari zikunzwe n'ubutegetsi. Abasesengura bemeza ko ariyo mpamvu abari baramugabiye ubwo bubasha bavuyeho nawe akabakurikira. Ikimenyane rero iyo gikabije gikurwaho nk'uko kiba cyagiyeho. Abandi bati RIG kandi yaje sanga ari sosiyete y'ikigugu yitwa Crystal yo yonyine isa nk'iyari ifite mu maboko yayo ubukungu bw'igihugu, kuko yakoraga ubucuruzi bwose bukomeye burimo gutanga serivisi nko muri za banki, ubwubatsi, inganda n'ibindi byinshi. Muri iyo myaka Crystal yari ifite imigabane muri za banki nka BCDI yaje guhindura izina, mu nganda ifite uruganda rukora amazi hari rwo nyine Inyange, naho mu bwubatsi hari NPD Cotraco. Amwe mu masosiyete y'ubucuruzi ya Crystal nayo amaze kubyara ayayo, ku buryo usanga mu bucuruzi Crystal ifite abuzukuru n'abuzukuruza ku rwego rw'amasosiyete. Urutonde rw'ibigo bya Crystal ntawarurondora. Aha ni byiza kuko yakoze yunguka, ikibi ni zakoze zihomba. Andi makuru avugwa yo muri icyo gihe n'icyubu haravugwa umucuruzi Sikoko Hatari wari ufite Akagera Agro Cafe n'ibindi. Urutonde rwa bene abo narwo ni rurerure. Ibindi bigo byavugwaga muri iyo myaka ibyo birimo ikigo cya Prime Holdings bemezaga ko ari icya leta, ariko rimwe ukumva ngo leta yakigurije amafaranga ubundi kikaba cyagurije leta. Prime Holdings niyo yafatwaga nka nyiri icyahoze ari Intercontinental Hotel yagurishijwe Serena Hotel, yari Jari Club n'icyahoze ari Kiyovu Sani, ifite n'inzu mbera byombi yubatswe izwi nka sale y'ibiro bya minisitiri w'intebe yakuzura igahinduka iya Prime Holdings. Amakuru y'inyamakuru ingenzi gikesha umwe mu bayobozi bakuru b'igihugu utarashatse ko amazina ye yajya ahagaragara yemeza ko mu kubaka iyo nzu harimo n'inkunga zahawe u Rwanda. Nyamara uyu munsi Musoni James yigeze kuvuga ko Prime Holdings iyifite ari iya leta. Hari abumirwa kuko nta bubasha leta ifiteho ku buryo buzwi. Ubirazwe ko nta kigo cya leta kitavugwamo igihombo cyangwa nibiyishamikiyeho. Ibi bigaragazwa n'ubugenzuzi bushinzwe imari za leta n'uburyo zikoreshwa. Ndakwibutsa yuko ikiri Ingenzi TV naho nginda cyari Studio Hayimana yahoze ari CSR ubu yiswe RSSB, ubundi yari Caisse Sociale du Rwanda, ariko ubu ni RSSB cyangwa se Rwanda Social Security Board. Kandi nabwo igihombo kiyivugwamo giteye ubwoba. Iki ni cya kigo nyine gishinzwe ubwiteganyirize, kuko ikikoro kuzana imiti yashaje ikongera kuvugwaho kuzana inzitiramibu zataye ubuziranenge. Unatracom cyo cyari ikigo cya leta gishinzwe gutwara abantu mu gihugu hose, nacyo kinda gufunga imiryango. Abanyapolitike n'abacuruzi bumva ko ari abatoni bikwizaho umutungo w'igihugu mu nyungu zitangwa hashingiwe ku kimenyane icyo ari cyo cyose.
bitwaza icyo bari cyo. Ibyo ni nako bimeze no ku bindi bigo bya leta bigurishwa bimaze guhomba. Utuzu tw'abavandimwe n'ikimenyane cy'abanyabubasha usanga muri ubwo bucuruzi n'imirimo ari byo shingiro y'ibibazo by'urudaca birundura ibigo bya leta. Ibigo by'imari birimo abanyabubasha n'abanyapolitike, amafaranga y'abaturage basanzwe akashirira. Aho umuntu ntiyabura kuvuga igihombo cyo mu kigo gishinzwe gutanga amazi n'amashanyarazi. Mu ruzinduko Perezida Kagame yigeze kugirira mu ntara y'Iburasirazuba, abaturage ntibatinye kumutangariza uburyo batishimiye ibikingi bitagira uko bingana bamwe bategetsi bakomeye bigaruriye aho mu Mutara, bigatuma n'abandi bitwa ko ari abayobozi bigwizaho amasambu, bikageraho ikibazo cy'amasambu kirenga urugero. Perezida Kagame yategetse umuntu wese ufite igikingi kinini kukigabanya, agatuza abatagira aho baba cyangwa aho bakorera inka, aho bororera inka. Icyaje gutangaza aho kugira ngo babikore, bamwe muri abo bategetsi bagabanye n'abana babo. Ikindi nabimwe mu ishyamba rya Gishwati ubu ryagizwe parike, ariko n'ubu abavuyemo baracyategereje nka bamwe bategereje Yezu. Muri ibyo biha abanyabubasha bahumaga ubutegetsi amaso. Dore uko byari byifashe mu rwego rwa politiki bijyanye no kwikanyiza, bituma abigwijeho mu myanya runaka badakunda ubutegetsi cyane cyane, kandi baba baritoreye Perezida Kagame 100%. Ibiruru byanze gucika, kuko n'ubu bivugwa ko hari abari mu myanya nimwe mu miryango yabo. Igihe mu karere ka Muhanga habaga umwiherero w'abanyamakuru, byavuze ko ikibazo gishingiye ku bukene kitashingiye ku bwoko. Jeanne Izabiriza yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyepfo, naho umugabo we Karekezi Leandre yari meya w'akarere ka Gisagara. Mukasonga Solange yari meya w'akarere ka Nyarugenge, naho umugabo we Makombe yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba. Fidel Ndayisaba yayoboraga umujyi wa Kigali, umugore we akora muri RDB. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Kaboneka Francis yamushubije ko iyo abantu bafite ubushobozi bitababuza gukora, kandi ko umwe aba yarasabye akazi ukwe n'undi ukwe. Kugeza mu Rwanda ntawabura kuvuga ko abantu bake bari mu byiciro byavuzwe bashobora guhuma ubutegetsi bwa Perezida Kagame, bukibeshya ko abaturage babayeho neza kuko bafite amazu arenze 3 mu turere twiza twa Kigali ndetse no mu gihugu. Ibivugwa mu gihe hari abacitse ku icumu batarabona amacumbi nayo bafite yarabaguyeho, nkuko donc wari umunyamabanga wa Farge Theophile Ruberangeyo yabyemerera abanyamakuru muri icyo gihe. Ahandi ndetse n'abandi baturage babayeho nabi kugeza barwaye n'amavunja. Hashize imyaka irenga 5 bivugwa ko wahawe imfashanyo ya Farge atayemerewe azayigarura. Byahe ko byakomeje kugeza n'ubu ngubu. Gahunda ya Girinka Munyarwanda yishimirwa umukuru w'igihugu, bikaba byigaragaza ko iyo yasuye abaturage. Ikibazo gikomeye uko ababitegurira abaturage siko bibageraho. Aha rero ni muri rwa rwego rw'ikimenyane no kwikanyiza birangira havutse ubuhunzi, nabwo bukabyara abanzi b'igihugu. Iyi ni Ingenzi TV. Ndi Spiridiyo Habimana.